Yes, nongeye nagarutse rero umusaza wanyu rero ndasaba kugira ngo tuganire ku bijyanye n'amakuru y'imikino abavugwa kandi yagezweho aho muri hose rero mu bice bitandukanye by'igihugu. Nongera kubaramutsa kandi mbifuriza ishya n'ihirwe abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye bituranye n'u Rwanda ndetse no kure yarwo, ndavuga byo ku mugabane wa Afurika ariko n'abari Burayi, ku mugabane wa Aziya, Amerika y'epfo n'iya ruguru ndetse na Oceania. Mwese mbifurije kugubwa neza cyane ndetse no gukomeza kurogerwa n'ibiganiro tubategurira. Abakoze subscribe rero mbaramutse cyane kandi mbashimire kuko mwakoze igikorwa cy'indashyikirwa, nimunakomereza aho ariko musharinga inkuru tuba twaganiriye kuko gusubscribinga byo ni rimwe, ikiba gisigaye nuko niba mwarasubscribinze inkuru zibageraho zirukanka, namwe muzisharinga ku bandi, mukanakora na like, mugashyiraho n'ibitekerezo byanyu nkabyakira nemye. Hanyuma rero namwe mutarakora subscribe nkavuga ni muri he ariko muri he ngo dukomeze twibanire dubane mu makuru y'imikino avugwa. Hanyuma namwe mukore nk'ibyo navugaga, gushyiraho ibitekerezo, gukora like ndetse no kusharinga izo nkuru zose tuba twaganiriye. Muri aka kanya rero nagira ngo n'ubundi twongere twiganirire, mboneraho kuramutsa abakunzi b'umupira w'amaguru aho muri hose. Abareyo mumeze mute kwa makuru yanyu nyafite. Hanyuma ariko kandi nkaza no kuvuga ku bijyanye n'amavubi ariko mereye muri Rayon Sport. Reka nkubwire ko icyitwa inama y'ubuyobozi, abayobozi ba Rayon Sport bagomba guterana kugira ngo bige ikibazo cy'umuvandimwe wabo, navuga ni reka bwite umuvandimwe wabo witwa Haji Kanyabugabo Muramuzi Mohamed. Iyi nkuru nayivuzeho kuwa mbere mvuga ko uyu mugabo nawe wafashije cyane ikipe ya Rayon Sport mu gushaka igikombe cya shampiyona nubwo kitabonetse, cyangwa se iyi ngoma nshya y'abayobozi ba Rayon Sport barimo Tadeyo Twagirayezu n'abandi bakorana muri board. Navuga ko Haji Kanyabugabo yababaye hafi cyane, inama nyinshi zo gukusanya amafaranga yafasha Rayon Sport Kanyabugabo yagiye azitabira ndetse anabaha n'umusanzu. Nkuko rero nabibabwiye nuko byabaye ngombwa ko Rayon Sport mu gihe yifuza gukemura ibibazo mu kwa mbere ariko kwa 12 kwari kugiye gushira, Rayon Sport yifuzaga gukemura ibibazo byo guhemba abakinnyi. Byabaye ngombwa ko hifashishwa Kanyabugabo kugira ngo yaka amafaranga, icyo dukunda kwita ubwo nyine babyita Ramberi. Arayaka abisabwe na Tadeyo wamubwiye ati nyaboneka nshakira umuntu wanyishingira hanyuma mbone guhemba abakinnyi. Ibyo nabigarutseho cyane ko ayo mafaranga yatanzwe, hanyuma ariko muri miliyoni 50 hakaza kwishyurwamo miliyoni 20, hagasigara miliyoni 30. Izi miliyoni 30 rero nakubwira ko zararikoroje kuko Kanyabugabo yakomeje guhamagara uwitwa Tadeyo Twagirayezu, aramubura neza aramubura. Ubu rero ku munsi kuri uyu wa gatatu kuri wa kabiri mbabarire, ikirego kikaba cyagejejwe muri RIB barega ikipe ya Rayon Sport, birumvikana kugira ngo rwose babe bakwishyurwa cyangwa se Haji Kanyabugabo yakwishyurwa. Sheke muraza kuyibona ya miliyoni 30, iyi ngiyi yamaze kugerezwa no muri banki, murayibona rwose, yamaze kugezwa muri banki ndetse banki iteraho kashe ubwo nubwo ko ari chèque sans provision, ariko batanga iminsi 5 kandi nayo yararangiye. Ubwo rero ikirego cyo kikaba cyagejejwe kuri uyu wa kabiri kigezwa muri RIB. Ubwo isaha uwitwa Tadeyo agomba kwitaba kugira ngo asobanure iby'iki kirego cyangwa se ibyaya mafaranga. Gusa ariko nanone bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport, ubwo ndavuga ba board, bakaba bifuje ko habaho ibiganiro bakaganira ku buryo bwimbitse, dore ko ikipe ya Rayon Sport igiye kwinjira no mu bihe bitayoroheye byo kurukrita abakinnyi, byo kubaka ikipe izaba ihari umwaka utaha. Biravugwa ko rero mu cyumweru gitaha hahita haba muri iyi weekend mbabarire, hahita haba inama y'igitaraganya yo kugira ngo bige kuri iki kibazo ndetse n'ahazaza ha Rayon Sport hashingiwe kugira gute kumenya uko bagomba kumanaginga imibereho yayo. Mwese murabizi ko iyo faze yo recruitment igeze ndetse yewe n'abakinnyi bagiye mu biruhuko, abayobozi cyangwa se n'iki batatwaye igikombe rimwe na rimwe hari igihe bahita banyonyomba. Ubwo rero navuga ko muri Rayon Sport basa naho bashaka kubakuba, bavuga bati reka dufatirane abantu bakiraho hafi tukibabona
tubahereze umushinga cyangwa tubahereze ibibazo bya Rayon Sport kugira ngo nibuze bagire umwanya wo gutekereza uburyo bwo kubikemura. Ubwo uretse nk'iyi sheke ya Kanyabugabo wishyuza miliyoni 30, nubwo hari nandi bivuga ko nawe yishyuza yandi 1500 cy'amadolari cyaho umutoza Serami, ariko hari n'abakinnyi namwe muzi ko baberewemo amadeni y'amezi 2 unavuga ko yuzuye, ndetse yewe n'abakiberewemo recruitment no gutegura ikipe y'umwaka utaha hashingiye gutanga amafaranga ya recruitment, ndetse yewe no kugira gute no kwishyura abo baberewemo amadeni. Ubwo nabibutsa ko uretse no kuba bajya inama hagati yabo, ndavuga abayobozi ba board ya Rayon Sport barimo Muvunyi, Murenzi Abdallah, Rwagacondo n'abandi, hanyuma n'abakomite nyobozi barimo Tadeyo Gacinya na ba Prosperi n'abandi benshi bo muri Rayon Sport bagomba kwicara ariko biga inama bavuga bati amafaranga tugomba kuyabona tukishyura, kuko nanone kugira ngo barohe ideni kwirindi kandi bari no mu bibazo, ubwo uko byagenda kose bagomba kwicara bakabanza bakishyura ideni bagakemura ni bibazo by'amafaranga y'abakinnyi, bakareba yewe na Robertinho nawe ubishyuza 20,000 by'amadolari. Hanyuma ariko bakaba banategerejweho kuganira n'umufatanyabikorwa kugira ngo barebe icyakorwa umwaka utaha. Gusa kuganira na Skol birasaba nabyo imbaraga nyinshi, kuko ubwo Skol yatumiraga abayobozi ba Rayon Sport kugira ngo bizihize imyaka bamaze bakorera hano mu Rwanda, nagira ngo nkubwire ko batumiye abahoze bayobora Rayon Sport barimo Uwayezu Jean Fidel, barimo Munyakazi Sadat, banatumira n'abayobozi ba Rayon Sport, ubwo ni ba Tadeyo, ni ba Muvunyi n'abandi nyine bayobora Rayon Sport muri rusange. Ariko nagira ngo nkubwire ko kugira ngo wumve ko imibanire ari mibi cyane, reka nkubwire ko abayobozi ba Rayon Sport baje ibirori byarangiye, ndetse yewe birangira Directeur General cyangwa se DG wa Skol atifotozanyije nabo, bijyanye nuko mu by'ukuri umubano wo utifashe neza. Aha nabo navuga ko ari ukureba uburyo ki bazura umubano hagati ya Rayon Sport na Skol. Iyi nama ihuza Rayon Sport na Skol yo ntituramenya igihe izabera, kuko bizaturuka kuri Rayon Sport nigomba kuzajya kuyisaba, ariko iyi nayo irakenewe mu buryo bwihuse kugira ngo bongere bagarure ibintu ku murongo. Bitabaye bityo kwizera ko Rayon Sport izasohoka, dore ko izasohokana n'abagore bayo. Rayon Sport izasohoka muri CAF Confederation Cup, abagore bayo ndavuga abagore b'ikipe Rayon Sport, nyine ikipe Rayon Sport y'abagore nayo isohoke mu mukino ya CAF ya Champions League y'abagore. Ubwo rero bisaba icyo bita amikoro rero agomba kuva hehe, agomba kuva mu mufatanyabikorwa wabo mu gihe bazaba bumvikanye, dore ko nanone undi umwe mu bakozi ba Skol aherutse no gushyira kuri stati ye ubutumwa bukomeye bukakaye bwose bukritika ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ubutumwa bwa Karimu bwavugaga ati Rayon Sport nta buyobozi ifite, byari biturutse kuri iyo mikorere n'imikoranire yangiritse. Ubwo rero birasaba ko ubuyobozi bwa Rayon Sport bwicara kugira ngo burodresse cyangwa se bwongere bugarure ku murongo umubano wayo na Skol, kuko nta wundi mufatanyabikorwa batezemo amakiriro. Gusohoka kwa Rayon Sport ushobora kujya kubona ukabona igeze gutya itomboye mu ahantu hasaba urugendo rwa kure, hasaba hafi nka miliyoni 50 ngira ngo baribuka mu matsinda uko byari bimeze. Ubwo rero bisaba ko byanze kunze aho kuzivana babanza bakashaka. Gusa inama ishobora kubaho vuba na bwangu nizaba muri weekend ishinzwe kugira ngo baganire kuri iki kibazo cya Kanyabugabo cyo kureba uburyo ki bakwishyura miliyoni 30, dore ko n'Akanyabugabo nawe avuga ati izi si izanjye nazikuye mu bandi kandi zimaze igihe, amafaranga yo mu kwezi kwa kabiri ni menshi, ni mukuri bishoboka byose muyishyure. Ibyo rero ni biri muri Rayon Sport. Ubwo bazaba banarebera hamwe no by'umutoza ndetse n'abakinnyi, bivugwa ko bashobora no guhita banemereza ko uwitwa Rotifi abo umutoza wa Rayon Sport, nubwo bamwe bamushaka ariko abandi ntibamushake, ubwo niho hazafatirwa icyemezo. Hanyuma rero reka nivugire no kubijyanye n'Amavubi. Ubwo bya Rayon Sport byo nibyo n'ibindi bizagenda bizani zo transfer navugaga bazakora cyangwa se bazanatekereza ko rimwe na rimwe n'amakipe yo mu Rwanda nayo yarahuritse. Ibaze aho abakunzi b'amakipe babatekereza za transfer yewe n'abayobozi, ariko mu by'ukuri amafaranga ataraboneka. Nabo bamuvunye babatekereza transfer, ariko amafaranga bajya kubishyira mu bikorwa rimwe na rimwe ugasanga arabuze. Na ba Prosper n'abandi nuko izo za transfer zo mu Rwanda zikorwa, ikipe kugeza na n'ubu ifite amafaranga ni APR, kuko yo ikubita transfer itibangura, nta transfer irayipfubana. Iyo yashatse, iyo yinjiye mu idiro ibirangira umukinnyi imubonye. Ariko izi za Rayon Sport rimwe na rimwe arigena abayobozi bazo iyo bamaze bicaye baganira banezerewe batekereza kugura umukinnyi, kandi ntibatekereze
amafaranga. Rimwe na rimwe n'uwo mukinnyi batekerezaga, urabyibuka bigeze gutekereza ba Fahad Bayo muri Uganda, birangira bapfuye amafaranga. Hari igihe batekereza umukinnyi bikarangira agiye kubera ko nta mafaranga. N'ubu ngubu bari gutekereza Omar Aba, uyu nguyu wa Bugesera waratsinze ibitego 3 akaba agira ibitego 17. Amavubi rero yahamagaye agomba kwerekeza muri Algeria akakina imikino y'igicuti, bagomba gukina na Algeria nkuru ndetse bagakina na Algeria y'abatarengeje imyaka 23. Aya Mavubi arahaguruka kuri uyu wa gatanu berekeza hariya i Alger, bakaba bagomba gukina iyo mikino ibiri. Ariko umutoza w'Amavubi Adera Murusha yakoze agashya yantungwe cyane. Mavubi we, Amavubi nuyabona wamugana ujye ubereka akawa muririmbye. Aya Mavubi arayoberanye, aya Mavubi aratuyobeye. Bahamagaye abakinnyi benshi, bahamagara abakinnyi benshi, abanyezamu bahamagaye Ntwari Fiacre, bahamagara Buhake, bahamagara Ishimwe Jean Pierre. Abo ngabo wenda umuntu yabyumva. Bahamagara abadefenseur ba Niyomugabo Claude, bagira n'abandi bahamagara bitwa ba Wimana Noah, bahamagara bitwa ba muri defense centrale, bahamagara banige na Clement Banje Mutsizi, ba Mazi Thierry, ba Kavita Fanuel. Muri mediane bahamagara umukinnyi mushya witwa Kabanda, uyu nguyu bakaba bakina muri Luton y'abana yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Bahamagara bamuhirekeve, baruboneka n'abandi benshi cyane, benshi. Ariko mu batunguranye na bamana Ishimwe Jaberi yahamagawe. Mu bantu byadutunguye twumvise hagarutsemo izina Kagere Medi. Aya Mavubi mu abantu mwe kwagarukanya kajagari, aba bantu turabigira dute? Mu by'ukuri Kagere Medi guhamagarwa nta muntu ubuhejwe mu ikipe y'igihugu cyane igihe yayikiniye. Ariko nanone abantu twese tuba twarabikurikiranye, umusaruro we muri Namungo ntaho agaragara nk'umuntu waba waragize akamaro, waratsinze ibitego byinshi. Turibaza aje kuba umutoza wa gatatu ukorana na Adera Murushe na Eric Nshimiyimana, nawe kaza kuba umutoza, aje gukina, aje kugira gute? Mu by'ukuri abantu bakaba babinenze cyane, bavuga bati aya Mavubi nayo yagira akajagari kari karacitse ku ngoma y'umutoza Frank Torsten Spitter, wahamagaraga abakinnyi nta muntu umuvugiyemo, agahamagara abakinnyi ari bukoreshe. Ariko biratunguranye, biranatangaje kuba Kagere Medi yongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Niba ari kugira ngo asezere, se gusezera ko yasezerera hano imbere mu gihugu, yasezerera hanze yacyo? Ibyo nibyo n'abantu bavuga ko bategura umukino w'imbere mu gihugu ibajya kumusezera bagiye hanze. Ese ubundi da Kagere Medi Haruna araziriki nawe kubwo yakabaye agaruka. Akangaka rero tukavuga tuti ni ka kajagari kagarutse mu Mavubi. Niba ari Adera Murusha ubikoze, niba ari abandi bantu bamukoresheje, dore ko n'undi mukinnyi wahamagawe bikavuga ko mu by'ukuri hifashijwe ari abanyamakuru bamaze iminsi bamuhibikanira witwa Ngwabeje Brian. Uyu nawe ni umukinnyi utaherukaga mu ikipe y'igihugu, ariko nanone utanagaragara aho akina ngo hari umusaruro ufatika afite. Ni ukuhamagarwa gusa kubera ko ngo hari abantu babaziranye. Aka kajagari rero ko ku Mavubi niko gatuma umupira w'amaguru udatera imbere, niko gatuma tuzahora inyuma, niko gatuma ntacyo tuzageraho. Reka turebe kuri 6 ngo bazakina na Algeria, hanyuma y'abatarengeje imyaka 23. Ahubwo se kugira ngo bahamagare Kagere Medi, iyo bahamagara abandi bakinnyi bakiri batoya bafite hazaza heza, bashobora nibuze wakwizera ko umwaka bagende bagira experience mu Mavubi, bakinnyi nabo batarengeje imyaka 23 bagenzi babo. Aba barimo ba Darisi bo muri za Kiyovu, barimo ba Sultani Bobo bo muri za Marine, abo nibuze bakaba bajya hehe muri niyo wahamagara yo na ba Petit Score cyangwa na ba Sindi Poro muri za Rayon Sport, bakajyana n'aba ngaba. Noneho hazagera mu gihe cyo gukina n'abatarengeje imyaka 23 ugashyiramo abo bacu nabo batarengeje imyaka 23 bagakina, aho kugira ngo Kagere Medi azajye gukina na Under 23 ya Algeria. Umusaza w'imyaka 40 n'ingahe ajye gukina na Algeria ntacyo gitanga mu kibuga. Ngibyo rero ngo nakazi ka Adera Murusha. Ariko ibyo byose ni biba bikwereka nyine ka kajagari ko mu Mavubi kaba kagarutse, kandi nanone tukaba ntacyo twagira gute twabihinduraho, kuko iyo agiye guhabwa akazi abantu ntibamenye uko agahawe. Niyo agiye guhamagara rero umenya tudategetswe kumenya uko yahamagaye. Ubonye no iba yanakoresheje press conference tukamubaza tuti uyu Kagere Medi wahamagaye waje kukunganira nk'umutoza, wabuze Carolina umutoza mwari mwemeranyije ko muzakorana, Kagere Medi ni ugiye kumusimbura. Ibyo bibazo tukabimubaza ariko nta mwanya yaduhaye. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Runda Sport Channel, ahasigaye dukomeze dusesengure amakuru abavugwa. Murakoze cyane, bye bye.